umuryango mwiza ni ishema ryawo bwite, ni ishema ry'abagize uwo muryango, ni ishema ry'abaturanyi bawo, ni ishema ry'itorero basengamo, ni ishema ry'igihugu mu iterambere, ni ishema ry'isi mu butwari, kandi ni ishema ry'Imana. Linda Afya. Tugiye kwigana amagambo atubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima. Mu rwango turavuga ku muryango, twongere tuvuge no ku buzima bw'abantu. Rero ibyo byose Imana mu migambi yayo ifite intego eshatu zikomeye, ishaka ko ahantu hose haba heza. Ishaka ko mu mutima haba heza hawe, igashaka ko mu muryango wawe haba heza hawe, igashaka no mu mubiri wawe haba heza hawe. Ibyo bintu bitatu byizirikanwa neza ku bakurikirana neza Bibiliya, bagasoma mu gitabo cyitwa Abaheburayo igice cyawo cya 12, harimo aya magambo Pawulo yanditse, arangije aza kuyabwira abantu bo mu gihe cye, aza kuyavuga agize ati naho yavuze ati nukuro natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwa aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe ubusohoza rwose, kandi yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zabo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Aha ngaha ni muri icyo gice cya 12. Mu gice cya 6 ho yaranditse ngo umurongo wa mbere, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, twe gushyiraho urufatiro rwa kabiri, ari bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa se ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora nabyo. Impamvu nshaka no kwitaho ku murongo wa mbere gusa. Iyo tumaze kwiga ibintu bimeze nk'amateka, tukiga ibintu byiza, tukiga ibintu bivuga abandi, tukiga ibintu bivuga ibyaha, ariko dukwiriye no kwiga n'ibituvugaho. Rero aho bituvugaho ni aho ngaho mu muryango, reka twigira imbere aho dutunganyirizwa. Aho dutunganyirizwa ni muri Yobu igice cyawo cya 11 umurongo wa 13, haranditse ngo nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko kiranirwa kuba mu rugo rwawe, ngibyo ibintu bikomeye. Boneza umutima wawe, yitegera amaboko, ikibi wakoraga gite kure, wikwemera ko kiranirwa kuba mu rugo rwawe, ni ukuri no kuzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Utuzibagirwa imibabaro yawe, uzaguka nk'amazi amaze gutemba. Ni Yobu 11 umurongo wa 13 n'uwa 14. Aha ntabwo mpatinda, kuko umugambi nyamukuru ni uko twihuta kandi tukarangiza vuba. Muri Yeremiya igice cyawo cya 3 umurongo wa 14 hatubwira aya magambo afite icyo avuga, ariko dushaka kugira ngo nibura buri wese abashe kumva neza ibyo ari byo. Haranditse ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbebereye umugabo, kandi nzabakura mwumwe mu mudugudu n'ababiri mu muryango, mbajyane i Siyoni. Ku batazi Bibiliya cyangwa batayimenyereye cyangwa se bayiga hejuru, reka mbabwire ko uyu murongo utubwiye ngo bamwe basubiye inyuma ntibagaruke, ariko nibamara kugaruka Imana izatoranya. Nimara gutoranya izashimira umuntu habiri gusa, izamushimira aho atuye mu mudugudu, yongere imushimire iwe mu muryango. Rero ntabwo twava kuri iyi nshinga tutavuze neza ko umuntu akwiriye kureba neza uko ahagaze aho atuye, ko ahagaze mu muryango we. Niyo mpamvu mu kubyiga harimo byinshi cyane nakunda ko twigaho. Imana izatoranya uhereye aho utuye, titoranye mu isoko, titoranye mu nzira, titoranye ku kazi, titoranye mu iteraniro, ahubwo ikagutoranya aho utuye, ikongera ikagutoranyiriza mu nzu yawe. Ni ibyo gutekerezwaho cyane. Reka twigire imbere aho dutunganyirizwa. Impamvu umuryango mwiza ni ishema byo ubwabyo gusa. Umuntu ari mu muryango mwiza aba afite ishema ryawo bwite. Umuryango kuba mwiza ni ishema ryawo bwite. Iyo ni ingingo ya mbere. Kabiri,
ry'abawugize muri rusange. Abantu iyo bari mu muryango mwiza, so na nyoko bumvikana, namwe muvukana mwumvikana n'abababyaye, abahungu n'abakobwa, abahungu na bashiki babo bumvikana, abakobwa na basaza babo bumvikana, mwese mwumvira ababyeyi, bose mubakunda kimwe, ni ishema ryanyu muri rusange. Ry'abaturanyi babo, iyo mutabwana n'injuro ngo bakanguke bajya gukiza, iyo mutabiba, iyo mutababeshyera, iyo mutabahoza mu manza, iyo mutabariganya, ni ukuri baravuga bati turana n'aba bantu ni amahirwe. Ubwo ni ishema ry'abaturanyi. Ku ngingo ya 4 ni iry'itorero basengana. Iyo muri beza, mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien 305, muzabahasome mwitonze, na 307 mu masuba aheruka, muzasanga neza ko umuntu wese mwiziwe niwe muyobozi mwiza mu itorero, niwe mwizera mwiza mu itorero. Ibyo rero ni ngombwa ngo mbese iyo abantu babambe usengana na runaka nguye, ubwo muri beza, ubwo nawe uko ajya tubera neza. Usengana na runaka nguye, ewe nta byanyu nta kigenda, niba mumwemera ko ari umwizera nawe wapi, ubwo ugasanga baguciye amazi bitewe n'umwizera mugenzi wawe. Umuryango mwiza ni ishema ry'abasengana, ubwo bwabo gusa nabyo ubwabyo ni ikindi cyiza. Ku ngingo ya 5 ni iry'igihugu mu iterambere. Umuryango mwiza bitewe n'uko umuryango mwiza ugizwe n'umugabo ukora neza muri Zaburi 128, ukagirwa n'umugore mwiza ushyira kuri gahunda mu Migani 31, ukagirwa n'umwana w'umuhungu n'umukobwa bikuririje Zaburi 144:12, ukagirwa n'abana beza batera ababyeyi babo kuvuza impundu, Imigani 23:22 kugeza 24. Mbese umuryango mwiza ni umugabo mwiza ugukorera, nta mugabo mwiza wazerera, nta mugabo mwiza warangiriza amasaha ye kwicara ahandi, kiretse kubataramira nimugoroba agiye kuganiriza iby'Imana, ariko abanje gusiga umubyizi uzabesha habi. Icyo nicyo cyiza muri ubu buzima. Noneho umugore mwiza nawe ntiyatembera ngo agende gusa azerere, ajye gusokoza no kudodesha gusa, ngo yibagire ko abana bari burye bavuye ku ishuri, ngo yibagire yuko bari bunywe, yibagire ko bazambara ibimeshe, yarangiza yamenye ko ibimeshe bizingwa, yarangiza uwo nawe ntabwo yaba ari umunezero mu muryango. Uyu mwana nawe akwiriye kumenya neza ngo abambere ntaramira nk'abamarirungu sabo kuri telefone, aba kabiri ntaramira nk'abamarirungu si urungano, aba gatatu ngira si ukwihara mu mahoteli n'ibindi byinshi. Ahubwo umwana mwiza azi neza ngo data yambeshe yarambyaye, mama yarantwita aranyonsa, akwiriye kuba marirungu, kamusekera, kamusekesha, kamubaza amakuru, kamenya amateka, yarangiza kuko abantu baganiriye n'ababyeyi babo bakunda kutitinya mu isi. Iyo ni ingingo ya 5, ni ibyo bavuze ngo ni iry'igihugu mu iterambere. Yarangiza ingingo ya 6, umuryango mwiza ni ishema ry'isi mu butwari. Aba bantu baba baziha batazabaguza, batazajya kwiba, batazajya kubeshya, batazajya kuriganya, atari inzererezi. Aba nabo ni intwari mu isi. Noneho ingingo iheruka, umuryango mwiza ni ishema ubwaryo, ni ishema ry'Imana mu cyitegererezo cyiza. Umuryango mwiza iyo bavuga neza, bagakora neza, bakifata neza, bakambara neza, bagacya mu maso, Imana iravuga ngo aba bantu bazakiriza abandi. Noneho ku bw'ibyo uyu muryango mwiza ntabwo mutindaho cyane, reka mvuge nti ubwo rigizwe n'Imigani 6:20 na 22, harimo aya magambo asoza ni ishema ry'umuryango gusa. Imigani 6 haranditse hagira hati, kubasoma haranditse hagira ati, mwana wanjye komeza cyose yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Aba umuryango mwiza, umugabo aba ari umutegetsi, umuryango mwiza umugore aba ari mwarimu. Noneho ku bw'ibyo ariko iyi nama iri gutangwa ni y'umugore uguha abana be, aravuze ngo mwana wanjye komeza cyose yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije, uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi, nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Ahangaha ndagira ngo ngaka akamaro k'ababyeyi beza, ni uko umwe ari umutegetsi, undi urashyiraho amategeko y'ingengamikorere y'uwo muryango we, n'umugore nawe akacengeza mu baturage ari bo bana be, kugira ngo nibura uyu muryango ubashe kugira icyerekezo. Aha rero ntabwo mbatinda, ngiye ku ngingo ya 2. Aho yari umuryango mwiza ni ishema ryawo.
bwite, ni ishema ry'abagize uwo muryango, ni ishema ry'abaturanyi babo, ni ishema ry'itorero basengamo, ni ishema ry'igihugu mu iterambere, ni ishema ry'isi mu butwari, kandi ni ishema ry'Imana mu cyitegererezo. Aha ndatambutse simpatinda, ahubwo ngiye mu gika cya kabiri. Linda Afya.